were raped by your brother. Yeah. And it wasn't very long after that that you began to notice changes in your body. And at what point did you realise that he got you pregnant? Well, it was actually my friend that says that I might be pregnant. She had asked her dad. She got me to the side one day and says, "You might be pregnant. Have you ever thought of that?" And I was like, "Well, maybe." I was like, "No." Tried to deny it at first. And then she's like, "Well, we better check just to make sure." So she said, "I'll ask my dad to take it as a pregnancy test." So our dad took us to Tesco and we got a pregnancy test, and the next morning I done a test and she was there with me and it came up. uzakora ubushakashatsi butandukanye ku ma website atandukanye harimo WhatsApp, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ariko hari amakuru amwe namwe urajya usangamo ahabanye cyane. Ikindi kandi uzitabaza ibitabo bihambaye cyane nka Oxford ndetse na Dictionary, hari amakuru uzasangamo atuzuye uko bikwiriye. Ariko muvandimwe humura, kuko NJD irahari mu gucukumbura amakuru atamenyekanye uko bikwiriye. Uyu munsi NJD History igiye kubabwira amateka y'umwana wabyaye akiri muto cyane wavukiye mu gihugu cy'ubwongereza. Uwo nta wundi ni TRESSA MIDDLETON. Ese muvandimwe, bibaho koko ko umwana ashobora kwibaruka afite imyaka 10, 12, 8, 9 koko? Ibyo bibaho koko? Icyo ni igisubizo nawe ukwiye kuba wakibaza n'ukuri cyangwa se ikibazo. Ariko uyu munsi NJD History igiye gucukumbura ikugezeho amateka y'umwana wabyaye ukiri muto yabita TRESSA MIDDLETON. Gusa wowe icyo usabwa, urebe ko wakanze subscribe kugira ngo ube ku rukuta rw'ibyegeranyo bihambaye cyane. Reka NJD History ibaha ikaze kuri channel yacu ikomeye cyane bita NJD History. Murakaza neza kuri NJD History. TRESSA MIDDLETON yavukiye mu gihugu cy'ubwongereza mu mwaka w'1993. Yabaye umwana w'umukobwa wagize amateka akomeye cyane kuko yahuye n'ibibazo bikomeye akiri muto, maze byamugize umwe mu bana bamenyekanye cyane mu mateka y'igihugu cy'ubwongereza. Mu buzima bwa TRESSA MIDDLETON yakuriye mu muryango utari worohewe n'ubuzima, kuko uwo muryango we wari ubaye mu buzima bubi kuko nta bushobozi bari bafite buhambaye n'ukuri. TRESSA MIDDLETON yabaye mu buzima bwari burimo ubusharire n'ibibazo byinshi by'imbere mu muryango. Nyuma y'imyaka mike gusa ibintu byaje kugenda bimubera bibi ku buryo byahinduye ubuzima bwe burundu. Mu mwaka wa 2006 ubwo TRESSA MIDDLETON yari afite imyaka 11 gusa, yamenyekanye cyane mu bitangazamakuru cyangwa se mu binyamakuru byo mu Bwongereza. Icyo gihe TRESSA MIDDLETON yari amaze kumenyekana nk'umwe mu bana babakobwa babyaye bakiri bato cyane. Urumva ko kuba yari afite imyaka 11 byari ibintu bidasanzwe cyane kandi biteye n'agahinda. Ikindi kandi bisobanuye ko icyo gihe umwana aba akiri muto cyane ataramenya neza ubuzima bw'abantu bakuru. Gusa icyo utamenya muvandimwe, inkuru ye yarakwirakwije cyane mu bitangazamakuru maze itera abantu benshi kwibaza ibibazo bihambaye byinshi cyane byerekeye n'ubuzima bw'abana bakiri bato. Baravuga bati uburenganzira bwabo ndetse n'uko bashobora kurengerwa ntago ababyeyi be babyiseho uko bikwiriye. Ku rundi ruhande rwa TRESSA MIDDLETON, kuba umubyeyi akiri muto cyane byamuhaye igitutu gikomeye ndetse biramugora cyane mu buzima bwe bwose. Ubuzima bwe bwabaye nk'isomo rikomeye ku muryango mugari, kuko byerekanye uburyo abana bakwiye kurindwa amakuba akomeye mu buzima bwabo, ndetse nuko ababyeyi n'imiryango bagomba gushyira imbere kurinda abana babo. Niko bikwiriye n'ukuri. Urabona TRESSA MIDDLETON yarahohotewe cyane. Ibaze kwibaruka ufite imyaka 12 y'amavuko, utaramenya ati biba bimeze gute, utaramenya nuko abantu bakuru babaho n'ukuri. TRESSA MIDDLETON nyuma yo kubyara yakomeje kugerageza gukurikirana ubuzima bwe, maze biramugora cyane, ariko amateka ye yagumye ari isomo rikomeye ku isi hose. Yagaragaye kenshi mu nkuru za televiziyo ndetse no mu bitabo bivuga ku mateka y'abana babyaye bakiri bato cyane. Gusa nubwo TRESSA MIDDLETON
yari akiri muto cyane yabashije gukomeza guhangana n'ubuzima nubwo byari bikomeye cyane. Inkuru ye ifatwa nk'igisobanuro gikomeye cy'ubuzima bubi bushobora kugirira abana ibintu bibi cyangwa se kubaho nabi, bityo bigahindura isomo ry'uko umuryango n'igihugu bagomba gushyira imbere kurinda abana. Ni ukuri biba bikwiye cyane. Gusa muvandimwe, niba iyi documentary ikunyuze, unkandire like, unkandire na comment, unkandire na subscribe kugira ngo tuzikomereze mu biganiro by'ubwenge byubaka. Njye wabagezagaho iki kiganiro nitwa Tuyizere Jean Dodiye. Murakoze, Imana yo mu ijuru ibishimire. I done a test and she was there with me and it came up